Yes, reka tubirebane rero. Reka mbereke uburyo umuntu afunguramo application ye agasanga bimeze, icyo akora iyo amaze gukora registration. So uraza muri application yawe ukayifungura nk'ibisanzwe, bahita Satoshi. Uhita ubona bode yemeza gutyo, barakubwira ngo free airdrop. Iyo bavuga ngo free airdrop usanga rimwe na rimwe bimeze gutya. Muri hano handitse add project usanga bimeze gutya. Iyo bidahari ukanda hano handitse ngo add project kugira ngo ubishyiremo. Then hano urabona hano dufite icyo bita my hash ya 1 ya 1.37 M. Tukagira team, my team 543, tukagira airdrop time, tukagira TCA, TCB na kano kantu kameze nk'ikofi kugira ngo muri kugenda mukabona ahangaha. So icyo bisobanuye ni iki? Iyi my hash niyo igufasha kongera rate y'uburyo winjiza. Nituvuga ngo rate ni uburyo winjiza nyine, kuko abantu muri bino bintu ntabwo binjiza bingana. Urumva nimba wowe umayininga gusa utabasha gukoresha icyo bita hashcard, hano dufite airdrop, giveaway, tukagira na hashcard na gift card. So nimba iyi my hash izamuka ari uko wakoresheje hashcard, bivuze ngo iyi my hash abenshi iyo ugifungura application ya cyangwa se ugitangira gushaka kumayininga ino coin, haba hariho my hash y'1.00. Bivuze ngo uko ugenda ukoresha iyo my hash yawe niko igenda izamuka. Ndaza kubibereka uburyo babikoresha. Noneho dukurikiye hakurikira handitse my team. Uvuga ngo team ni abantu bawe watumiye. Urumva? Ariko bidasobanuye ko iyo wabatumiye urinjiza byisumbuyeho, niyo utabatumiye ukinjiza. Ntabwo bisaba ngo utumire umuntu. Biba byiza iyo wamutumiye, ariko utamutumiye ntabirenze. Airdrop time. Uvuga ngo airdrop time bivuze yuko buri minota 45, murabona irimo iragenda ibare imanuka, batanga airdrop runaka. Batanga airdrop runaka, batanga airdrop imwe. Batanga airdrop imwe mu minota 45. Noneho mu masaha 24 bamaze gutanga airdrop 25. So bivuze ngo uba ugomba kubikurikirana. Baravuga ngo you round in creamed airdrop suspended automatically. Ni ukuvuga ngo airdrop zawe mureba hano hasi munsi handitse ngo add project. Baravuga ngo participate ni 0 round airdrop get 0 coin. Ni ukuvuga ngo hano baba barimo bakubwira yuko airdrop zawe zijyana automatic. Hano hasi handitse cream, ahangaha kuri aka ngaka kari munsi hano ngo select project zijyanaho. Ariko iyo zigeze kuri 25, ubwo n'amasaha 28 nta kintu urakora, account yawe iba suspended. Iyo imaze kuba suspended, ubwo ziba zihagaze. Iyo zihagaze rero, kandi urabona kano kantu kameze nk'agatoroshi kari gukomeza kizengurutsa, kari hano hari ngo participate in 3 project airdrop. Ngo zino ni projet 3 coin yaduhaye ya kowa kugira ngo nazo tuzikorereho amafaranga. Murabyumva? Mbasobanura neza yuko iyi ni coin yasohotse ikajya ku isoko ku bantu bayimayininze bakagurisha coin zabo, ubwo bakaba bameze neza. Ariko izi ni izindi projet yaduhayemo tukorera mining kugira ngo nazo bazaziduhemo amafaranga tuzibikuze. Ni ibyanyabyo bino bintu mubyumve nk'ukuri, birakora neza cyane. So nari nkibasobanurira bino bintu nyine byanditsemo hano.
make 20 kuba withdraw notice. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni iyindi withdraw batanze, bahaye abantu bamayininze no kuba kugira ngo bongere gukuriminga kuba zabo bafite bazibikuze. Bari batanze 24% by'izo umuntu afite, barabitanze. Nzagenda mbibereka uburyo nyine amafaranga abikuzwa. So noneho rero kugira ngo wadingemo zino projet bigenda biti, ukanda hano handitse add project, niho ukanda. Iyo umaze kuhakanda sorry gato internet se, iyo umaze kuhakanda bahita nyine baguha uburyo wadingamo ziriya projet. Iyo ufunguye application ntizihita ziza, ariko ubundi ziba zigomba kuba zihari. Test Queen A, uvuga ngo hano dufite iyo bita mureba hano hejuru Test Queen AA TCA, tukagira Test Queen B TCB, tukagira Test Queen C TCC. Uvuga ngo kugira ngo wadingemo zino projet uraza ugakanda hano kuri iya mbere. Ubu turakanda hano, uyikandaho tu, hano hari 1 akarongo kaberamye 2 7 5 9 7 2 nyinshi, ukandaho gutya. Wamara gukandaho ukayireka ikarodinga. Noneho warangiza urabona nagiye hano biri exist airdrop, kanze hano hejuru hari akano k'agasaraba ngakandaho, ntuze yanjye yahita ihagarara, airdrop yanjye yahita ihagarara, singire ikintu mbona na kimwe, bigahita bihagarara, biriya bintu byose bikavamo hariya. Uhita rero hano wowe haba handitse participate airdrop, reka se nk'uwakanda kugira ngo mwese murebereho mbikupe, ariko ndongera nze kubigarura. Yes, noneho ubu ngubu urebe, noneho ninkandaho nkanzeho kugira ngo mbibereke. Urabona ko handitse participate in airdrop. Kugira ngo rero izemo hariya ukandaho gutya, uyikandaho hano participate, urumva this close, ukabyorera exist airdrop, ubu uyikuyemo, ubu tayari yongeye isubira aho nayigiriye, ahangaha nyine muri application yanjye. So noneho ikindi ukomeza nyine n'izindi ukazikandaho, ariko ubwo ni igihe nyine ugiye kuyadingamo bushyashya, ko nk'umwanjye ndayifite. Nawe rero ugiye kuyadingamo bushyashya ubonye itarimo hariya, ni ibyo ngibi ukora. Noneho wamara kuyadingamo ukagaruka kuri airdrop yawe, ugasanga tayari zagezemo, ziba zimeze gutya. Noneho nuko namaze gukuriminga mba mbiberetse hano, nyine bagenda baguha airdrop participate 1 2 3 kugeza kuri 25, ariko bibaye byiza sinbyagera kuri 25, kuko iyo bihageze birahagarara, kandi abandi bakomeza kuzibona, izabo bo bakomeza kuzibona. So ikindi kugira ngo rero rayiti yawe izamuke, kugira ngo winjize byisumbuyeho, ino mayihashi niyo ituma winjiza neza, niyo ituma ugira ute winjiza neza. Uraza ugakanda hano handitse hashikadi. Mbabarire nta dufureshi nakoresheje, mumbabarire kabisa, ndagenda mbasomera nyine mubikurikirane. So hano dufitemo icyo bita kadi. Muri hashikadi tugiramo icyo bita kadi, tukagiramo hano barakubwira ngo ati card exchange, initiate and join. Uvuga ngo hano dufite ibintu bibiri, dufite initiate tukagira n'icyo twita join. Iyo bino bintu rero bibiri mubifate neza kandi mubyumve. So hano hari icyo twita initiate, baba bagusaba guselekisiyona abantu 5 bajoyininga iyo kadi yawe. Please select the number of people to exchange. Then baratubwira ngo wowe n'undi muntu mujoyiningane.
mwenishiyetingane nyine bajoyininge kode uba ugiye kubaha. Wowe n'abandi bantu babiri mube batatu mwenishiyetingane, wowe n'abandi bantu batatu mube bane mwenishiyetingane, wowe n'abandi bantu bane mube batanu mwenishiyetingane. Hano nubireba neza birabisobanura, umuntu ubasha gusoma neza ururimi rw'amahanga arabyumva neza. Hashcard exchange introduction, exchange process, initiate exchange, share exchange code, invite others to join in the exchange. Ni ukuvuga ngo hano wowe uselekisiyona abantu ushaka, hano tubare ko ari jyewe n'abandi bantu bane tukaba batanu tugakora initiate. Iyo tumaze gukora initiate hano kugira ngo urabona hano bakubwira ngo hashcard exchange initiated successful, this close. Nureba neza urabona ko bihita bihinduka, ntabwo bimeze nk'iyi rocky card hano dufite hano. Hano barambwiye ngo initiator card bamaye nakoreye yitwa anticard. Rate yayo ni 2, ni 2K. Rate y'aba bantu bari bume ni 5%, abantu bari bujoyininge. Ari jye bakoze initiate, ari no wakoze join, twese tunganya rate. So reba noneho ukuntu byagenze. You initiated 5 exchange. Ni ukuvuga ngo tugomba kuyijoyininga ino card turi batanu. Ni ukuvuga ngo waiting to join. Hano kuri uyu muntu wa kabiri batubwiye ngo uyu muntu nyine arajoyininga iyi card nabahaye. So iyi card nabahaye, uraza ugakora copy hano. Urumva ndashaka kubigisha uburyo bino bintu bikora, dore hano nabo barabisobanura. Dashcard hano urabisoma ugasobanukirwa, ariko icyo udasobanukiwe urambaza nkagusobanura nta kibazo. Ukanda hano kuri copy. Ubwo nyine niyo mpamvu biba bisaba kugira group cyangwa se Telegram. Abazi application ya Telegram nayo ikora nka WhatsApp, niyo abantu benshi bahuriramo. Uraza ugakora copy. Bizirikane neza twagiye gukora initiate ya anticard, ugahita ujya mu cyo bita Telegram. Ujya muri Telegram ngiha kano ka application bakita akangaka, bakita Telegram. So iyo ugeze kuri Telegram urabona ko bino bintu birizewe kuko bifite abantu benshi cyane. Reba iyi ngiyi ifite 194,465. Aba ni abantu bakora mining y'iyi coin. Murabona ko hano harimo ayandi ma anticard. Hariya twakopiye address ya code, dore ngiyi hano. Dore ngiyi code 6JVM7Y na C 6GVM 7YC. Ni ukuvuga ngo hano twebwe turaza muri group na WhatsApp irahari y'abantu bakoresha zino hashcard. Ukaza hano muri group ugahita bandikamo ngo anticard. Urayibona, warangiza ugashyiramo ka espace ugapestingamo ugafataho gutya ugapestingamo ya code baguhaye, noneho ukayitanga. Iyo uyitanze abantu bayibonye barayijoyininga. Urabona tayari yamaze kujya mu bandi, yagezemo. Dore iyi ni group ya mbere, urumva. Iyi ni group ya kabiri irimo 44,263. Ayibonye. Iyi ni indi group yindi ifite, iyi ni ya yindi. Dore ngizi group hano zifite 9,754. Izi zose ni group zikora ibyo bintu. Iyo batanze update turazibona. Dore ngizi hano, dore ngizi. Noneho group yacu dufite ya Telegram, dore ngiyi ifite abantu 2,318. Urabona ko ni ibintu byizewe kameme.
ibintu byizewe biri reyeri. Kandika antikadi, sibyo? Antikadi, kadi gashyiramo aka esipase kugira ngo wa muntu uri buze gukopiya kode yawe ahite abibona. Ntabwo wakwandika kode kandi utanditseho izina rya kadi watanze kugira ngo ubone iyo kode amenye icyo wamuhaye. So ndi kubona ko birasobanutse. Noneho icyo urindira, impamvu bigusaba kuba muri gurupe ni ukugira ngo abantu babashe kujoyininga kadi yawe uri kugenda ubahereza. Noneho twisubirire muri apurikasiyo, urarifureshinga ukareba nimba nta muntu wajoyininze. Tayari ya kadi yacu twatanze tumaze gutanga nonaha, tayari dore abantu bamaze kuyijoyininga, ngira ngo muri kubireba. Hano bari kukubwira ngo initiated exchange, hano byari cancel exchange none byabaye execute exchange, confirmed exchange. Kuko urabona ya rayiti ya kangahe ku ijana, ya 5%, dore ngiyi ubu iyi coin yacu dufite ifite 2 iyi kadi yacu dufite ifite 2.50% ku bantu bageze bajoyininze ino kadi. Ndimo ndabereka uburyo bajoyininga kadi. So ninjya gukanda hano handitse execute, ndakanda hano handitse execute, murebe hano hejuru kuri my hash, kanda hano handitse execute. Are you sure you want to execute exchange? Uri sure neza? Urabona kadi nyine bari kukubwira ko ushaka gukonfaminga transaction yawe wakoze ibintu abantu bawe bajoyininze. None ukavuga I this confirm, ndabyemera, ugakonfirm. Wabonye hash card exchange successful. So murabibona ko ya kadi yacu twege exchanginze yabaye successful, yarangiye. Urabona tayari ya yindi yavuyemo. So hano hejuru kuri my hash ushobora kumbwira ati kuki bitiyongereye? Impamvu hano dufitemo icyo bita M. Yari M bisaba kubikora joining amakadi nk'atanu kugira ngo naho izamuka. Iyi ni M, iyi ni miliyoni, yari K iba ari ibihumbi. So then ubu nyine inshuro ndongera kugira mbonye kadi, kuko mwebwe muba mufitemo nyinshi kuko muri bashya, ariko Gihe kuko nazikoresheje urabona ko bagenda bampa gake. Ngira ngo muri kubibona, ubu nibwo buryo bazamuramo my hash kugira ngo rayiti yawe iyongere. Nimba ushaka kureba rayiti y'uyu muntu, urabona hano munsi ya participate in 3 project airdrop, reba hano handitse TCA, umanuka hano hasi handitse March 20 core withdraw notes, umanuke munsi handitse airdrop na giveaway, umanuke munsi handitse ngo participate in 3 project airdrops, umanuka hano handitse ngo TCA hash my hash 1.37M, urumva team 25.03M project 715K. Uvuga ngo iyi my hash yanjye ya 1M.37M niyo ifasha kwinjiza rayiti ninjirizaho, urumva ariyo iyi ngiyi muri kureba namwe kuri screen yanyu. So ubwo ndizera ko mubonye uburyo my hash ikoreshwa dukoresheje icyo bita initiate. Then noneho tugiye gukoresha icyo bita join. Join ikora iti, ufata kode abandi batanze nk'uko mwayibonye, dufata kode tukayitanga bakaba bayinishiyetinze. So icyo tugiye gukora, turafata ya join yacu turi kuyireba, kuko dufite kadi yitwa Riko kadi. Turajya muri Telegram cyangwa se kuri WhatsApp. Gende gukoresha Telegram kuko ariyo nkunda gukoresha cyane. Turajya muri Telegram. Muri Telegram turareba nuze yaje ako kanya. Hano turabona haba harimo amakadi agiye atandukanye,
hari kadi bita roki kadi, dore ngiyi hano, tukagira sipayida kadi, hano tukagira sipayida kadi, ndabona ariyo batanze ariko n'izindi ziba zihari, n'izindi nyinshi ziba zihari, dore za witinesi kadi, ugenda nyine ureba kadi batanze ukaba ariyo ujoyininga. Witinesi kadi, roki kadi, sipayida kadi, and so on, anti kadi, dore ngiyi. Abantu benshi nyine bagenda batanga izitandukanye bitewe n'izo babahaye. Hano barategereza bakayiguha, ukayitanga bakayijoyininga. Dore aba ni abantu baba bagiye bahabwa amakadi agiye atandukanye. Ngira ngo namwe muri kugenda mubibona, dore za witinesi kadi, ati kadi, roki kadi, beta kadi, information kadi, and so on, satoshi kadi, n'izindi nyinshi cyane. Ziba ari nyinshi zifite amazina agiye atandukanye, ngira ngo mwese muri kugenda muzibona. Noneho twebwe dufite kadi yacu baduhaye bayita roki kadi. Reka turebe roki kadi baduhaye, noneho tubashe kuba ariyo tujoyininga kuko niyo natwe dufite muri apu yacu. Turabona hano batanze witinesi kadi, roki kadi ngiyi. Sitaha rero murebe noneho mukurikire ukuntu umuntu ajoyininga. Uraza ugakora kopi, urumva ni uko umuntu yanditse byinshi, aho arashaka ko abantu babibona si wamenya. Nurangiza upesitingemo hano muri apurikasiyo, ukore kopi y'agakode kamwe. Turakora kopi y'agakode kamwe, urayibona. Niturangiza tugakopiye, tayari twamaze kugakopiya. Rangiza bino tubisibe bituvire muri chat, kugira ngo tutanabyohereza atari ibyacu. Niturangiza tugende dusubire muri apurikasiyo, dukanda hano handitse join, urumva dupesitingemo ka gakode twafashe, paste, sibyo? Please enter the hash card exchange code. Urabona kode wafashe ari iya nyayo? Yes, I did confirm. Nicyo ni iya nyayo. Confirm. Wayibonye? The hash card exchange does not exist of hash card added or cancel. Ngo uyu muntu twebwe twarajoyininganye. Iyo ujoyininganye n'umuntu ntago muba mwemerewe kongera kujoyiningana inshuro nyinshi. Bivuze ko bigusaba kujya muri group irimo abantu benshi batanga amakadi agiye atandukanye, kugira ngo ujoyininganye nawe uyu munsi, ejo ntago mwongera kujoyiningana, ubwo muba murangizanyije. Tayari noneho twirebera undi. Buriya bidakunze, tayari turareba undi. Twirebere undi ariyo watanze roki kadi. Dore nk'aka ni akavuyo, ibi ni akavuyo, ni umuntu uba utarisobanukirwa neza. Beta kadi, roki kadi, ubundi uyu muntu abadimini benshi bahita bamukura muri gurupe. Urareba? Ibi ntabwo ari byo. Ntimuzabikore, ndabizi muri abanyabwenge, ibyo bintu ntimuzabikore. Ndebera nk'uyu muntu koko kweri. So ndabona tutari kuyibona, reka dukomeze tuyihige turebe ko nta wayitanzemo hano. Beta kadi, dore ngiyi beta kadi. Mukurikire mukomeze mwihangane tugendane neza, kurikire video irangire. So murabibona. Datinze, akavidewo katinze, mwihangane, ariko no kugira ngo twese twige. Uyu niwe twakoranye mu kanya, dusanga ibintu byiwe ntabwo biri feyi. Gurupe ko nziba nzifitera, mwebwe icyo musabwa namwe ni ukujoyininga amagurupe agiye atandukanye, ariko yakowa tansiyo yakowa. Izi ni update ziba zatanzwe, ukareba uko ibintu bimeze, nyine ibintu bigenda bikurikirana. So ndabona nari kuyibona tu interineti sera. Interineti wanze yagize ikibazo kabisa, ntabwo iri kugenda neza, iri gutuma rwose ibintu umugati nza kuba nk'ubura wako.
ubundi do you wait for network kirazira. Kuri group ifite abantu 700 bari online ni kosa. Yo internet hari nuko nguko biba bigenda. Abantu baba bandika batayipinga. Abantu internet irimo irabaha amafaranga, namwe abantu bakabashuka ngo mushore amafaranga yanyu. Koresha ubwenge wowe. Koresha ubwenge, rekana n'ibihuha. Rekana n'ibihuha ngo ushore amafaranga. Ibyo ni ibisambo. Shora ibiki. Ibyo ni ibisambo. Turebe irihera. Irihe. Yes, dore ngiyi noneho. Urabona n'uyu nguyu ni akavuyo, ariko nyine urihangana ntazi no kwandika roki kadi. Uraza ukikopirira kode yawe, kode ukayikopiya hano. Uraza ukikopirira kode, kopiye kode niyo dushaka, kode this copy. Niturangiza twimuke twigire hehe, muri join. Kande kuri join hano, pastingemo turebe. Yego. Maximum participate. Uyu we yamaze kuzuza abo akeneye. Murabibona, iyo utinze gatoya biba birangiye. Usanga abandi bagukoranye babirangije. Nk'uyu nguyu ibyiwe byarangiye, byavuyemo we. Turabigenza gute kutubuze roki kadi? Ariko da spider card gusa. Ariko ni kuriya bigenda. Kugira ngo video itaba ndende, dore ngiyi reka nkopi. Iyi ngiyi yaje 2:41 nibwo zikigera. Mbona pasting, ndabona group yabo bayifunze. Dore ngiyi roki kadi hano. Nitumara tuyikopiye twigendere. Copy, this copy. Niturangiza tubisibe. Mpamvu mvuga kubisiba, hari igihe ubyohereza utabishaka. Niturangiza dusubire muri nuze yacu muri join. Yego. This paste. N'akari akazi wayibonye noneho. Hashcard exchange joined successful. Hano noneho twa joininze. Ntabwo byabaye ku initiating. Then urabibona hano. Hano twebwe noneho mukurikirane neza. Gize amahirwe ko mbonye ikosa mo hano. Kuko ndubasha kubasobanurira mu byumve neza. Uvuga ngo hano twebwe noneho murabona ko harimo cancel join. Handi hari cancel exchange. Kubera ko twakoze iki? Twakoze icyo twita initiate. Then urabona yuko hano dufite right ya 5.00 kuko ni 10% bya kadi dufite, kandi kadi yacu ifitemo 4, my hash rate ya 4, abandi batukira bakatwungukira 10%. Ni ukuvuga ngo none hano hari undi muntu watambitsemo akandi kantu kitwa spider card. Iyi joininze irakunze, ariko ubuvangiye abantu ba joininze kadi zabo. Urana bo wewe kadi ifite 5%, ariko twebwe yacu twa joininze yitwa roki kadi ifite 10%, ifite 10% kandi kagira right ya 4. Ubwo iryo rimwe nyine niryo batwongereraho bantu ba joininze kadi. Kandi nabo iyo ba joininze nabo barayifata. Ni uyu muntu wabanje hano hejuru, uyu ni we nyiri gutanga kadi. Urabona ko uyu muntu uramutse ugiyemo hano ukabona bimeze gutya, iyo ushaka umukuramo kuko aba ari kukugabanyiriza right yawe, kuko ubu byakabaye nka 6, ariko aba ari kukugabanyiriza right yawe. Ushaka iyi ntuze urayikansaringa cyangwa se ukayihorera, ariko nk'ibi ngibi urabikansaringa. Noneho nimara kuzura twebwe birakomeza bimeze gutya, ariko asa join kuko ubu twebwe baradutwaye mu modoka. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kugira icyo dukora hano keretse kubikupa tukabivamo.
urabyumva. Nk'uko uyu muntu nawe ushaka kumufasha kugira ngo kode yiwe yihute, waza ugakora kopi, uramutse ufite abantu benshi ukawusharinga muri gurupe, ubundi byarangiza bakajoyininga wa muntu mwaba mufitanye kontakiti cyangwa se umureba kuri Telegram cyangwa se no kuri WhatsApp, ukamubwira agakora execute, rayiti zanyu zikiyongera. So nicyo ngicyo nendaga kubabwira kuri iki kintu cyo kuzamura rayiti. Nicyo ngicyo uburyo umuntu akoramo azamuramo rayiti yiwe yo kwinjiza, agaparisipetinga ntuze ziwe, agakora initiate cyangwa join, azamura hash rate yiwe yo kwinjiza. Mbabwire ko iyi my hash niyo ituma winjiza byisumbuyeho. Iyo uyizamura, iyo ujoyininga nyine ukora kuriya, rayiti yayo irazamuka. Ufite timu yawe wubatse nabyo ntacyo bitwaye. So ibyo rero bigatuma cream yawe cyangwa se uburyo winjizamo bwiyongera. Mbabwira yuko izi coin zirabikurika kandi neza cyane. Kugira ngo rero ubirebe, ukanda hano hasi mu kuboko kw'iburyo handitse mi, ureba kuri contact yawe ugakandaho gutya. Iyo ukanzeho urabibona, urabona ko hano twari dufitemo BTCs ariyo Bitcoin, niyo mbere ko bitarajya ku isoko, niyo network twakoreshaga. Hano tugiramo icyo bita core balances, murabona ko ari 00, available ni 0, frozen ni 0. Kubera yuko zagize gute, zarimutse zavuye hano bazinjyaniraho nkwiye kuba nzibikuriza. Core 1, iyi ngiyi ni bonus bari kuma nona. Ba bantu ndi kubabwira ngo give away, ngo baguha amafaranga ukayabikuza, bigenda bite? Ni hano niho bibera. Izi ni bonus bamaye, nta muntu ntago ndakora icyo bita vote, nza kubasobanurira ruguru. Urumva ngo mbikuze nkore withdraw, urabona ko hano withdraw is not available, urumva at the moment. Muri kubibona hano ntago ndakwiza maximum yo kubikuza. Maximum ni $8. Twakoreshaga Ethereum, network ya Ethereum. Wabaga ufitemo Ethereum zawe ukaba wemerewe kubikuza amafaranga yawe. Amafaranga yawe urabona ko hano ntabwo byakunda, kubera yuko ntabwo tugira gute tugikoresha network ya Ethereum. None icyo twebwe turi kwikorera, turi gukoresha zino ntuze baduhaye, zino kweri baduhaye kugira ngo tuzimayininge. Dufite TCA, TCB, TCC. Murabona balance ni iyi ngiyi, mugenda muzibona uko ufite mayihashi iri hejuru cyangwa se ufite na timu yawe, niko zigenda zizamuka. Iyo bagiye kuzibikuza, urabyuka ugasanga ziri hano muri frozen, hano zavuye hano muri balance na available, ziza hano muri frozen. Niho uzisanga zikitransfera hehe, muri wallet runaka ibikuza amacoin, amafaranga yawe bitewe n'aho na address washyizemo. Iryo ni irindi somo naryo nzabasobanurira. So noneho kumayininga ni gute? Ukanda hano handitse participate in 0 round airdrop, get 0 coin. Wango hano nyine haba hari iki, aba ari airdrop. Ukandaho hano zigahita zizamuka zikaza hano kuri TCA na TCB na TCC, nuko yo itagaragara. Hano hari kano kantu k'ikofi, ukuvuga ngo ni kuri my asset ya, ni kuri account yawe. Aho kugira ngo ukanda hano kuri mi, hari yenda ntubu nabisobanukiwe, wikandira hano hari ikofi, tayari bikaba birabaye. So icyo nabasobanuriraga rero, nabasobanuriraga uburyo umuntu akoreramo airdrop ziwe kugira ngo abashe nyine gukriminga zira airdrop. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ugize ikibazo wambaza nkagusobanurira, nta kibazo rwose, ndahari ku bwanyu kugira ngo mbashe kubasobanurira. Link yawe uyikura hano hejuru, ahangaha hariya niho ukura link, recruit my team, hariya niho ukura link ya, dore link yanjye ngiyi hano muyirebe, dore ni iyi ngiyi, ni iyi kabisa, dore iyi ngiyi ibanza hano. Niho ukora address yawe. So ni ibyo. Kandi iyo umuhaye link, ikindi nagaruka, iyo uhaye umuntu link
haba harimo na ya yindi bita invitation code, biba birimo, nta kindi ukora, wowe ni ukumufasha akinjira, nta kindi umuha kindi, ni ibyo empuwe entire, nta kindi. Ni ibyo ngibyo. Ndabashimiye rero kandi Imana ikomeze ibarinde, mukomeze mukurikirane bino bintu biri seriye mw'abantu mwe, biri seriye sana. Dore ngiyi hano kweni, dore ngiyi, dore hano ni uburyo kweni ziba zihagaze ku isoko. Dore hano ndabona isoko ryaguye ryakubise inda hasi, ariko dore ngizi kweni ziba ziri ku isoko ziba ziriho hano. Dore ni izi ngizi, ni izi mureba hano, dore ni izi rwose, izi zose mureba. Abantu bazimayininze bari kurya amafaranga yabo, nabo bahagaze hejuru. Ni ibya nyabyo, ubyange ubyemere, uko niko kuri guhari kandi kwizewe. Dore ngibi, dore zaguye, zino ziri mu ibara ry'icyatsi ni izazamutse, ariko n'izi ziri mu ibara ry'umutuku ziba zazamutse zikongera zikamanuka. Turebe mbereke uburyo biba binamezemo. Bose mwebwe muzamenya ibintu habaye iki, ko babariye babatuburiye mubiseriye. Network yakomeje kuba ikibazo, ariko nibyo ngibyo. Dore nguko, iyo riri mu ibara ry'icyatsi riba ryazamutse, iyo riri mu ibara ry'umutuku riba ryamanutse. Reka tugerageze turebe nk'igihe yigeze kuzamukira ino kweni. Dore yageze ku 69 n'ibice 13. Kandi ikindi, bino bintu bikoresha amadolari. Ubu uyu muntu ufite kamwe gusa afite miliyoni 20. Ushobora kuba utabyumva, ariko uko niko kuri. Iyi kode ufite isohotse ejo bundi. Dore ngiyi irihera, dore ngiyi ifite $1.9. Iki ni 1,900 cy'amanyarwanda. Mu kindi gihugu urimo nawe urakuba amanyarwanda, wumve ayo ariyo, kuko njyewe nyine ndi gukoresha amanyarwanda, niko ndi kubibara. So nibyo ngibyo rero. Ndabashimiye, aho udasobanukiwe mbaze, kandi Imana ikomeze ibarinde, kandi turacyari kumwe rwose ibihe byose. Merci beaucoup.